Ese nawe waba ugitekereza ko abantu bacecetse bose aba ari injiji cyangwa se abantu batavuga? Hari ibintu byinshi bigenda bigarukwaho biranga abantu bacecetse cyangwa se abantu batavuga. Muri aka kanya rero nyemerera kugira ngo tubashe kuba twabivugaho, umenye neza ibanga ryihishe mu bantu batavuga cyangwa se bacecetse. Ntabwo bivuze ko abantu bacecetse bose ariko baba bafite ikintu cyiza kibishemo. Hari n'ababa bacecetse kubera ikindi kibazo, ariko abantu benshi baceceka siko baba ari injiji. Nyemerera nkubwire bimwe mu bintu biranga abantu bacecetse, kandi niba utarakanda subscribe kandi subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikintu cya mbere kiranga abantu bacecetse ni icyo twita wisdom cyangwa se ubushishozi. Akenshi abantu bacecetse dusanga buri kimwe cyose bagikorana ubushishozi, ndetse bakabanza bagitekerezaho mbere yo kuba bagikora, kugira ngo batabasha guhubuka bakabasha kuba bakora amakosa. Babanza bagitekerezaho cyane, bagashishoza bakareba niba ari ingirakamaro, bakabona kuba bagikora cyangwa se bakakireka. Ikintu cya kabiri ni ugutekereza cyane, icyo twakwita nka deep thinking. Ni ikintu kiranga abantu batavuga, baba batekereza ibintu bigiye bitandukanye. Hari byinshi baba bahugiyemo, ibitekerezo bihanitse ndetse n'ibindi bintu byabagirira akamaro mu buzima bwa buri munsi, n'ibintu bishobora kuba byabafasha kuba batera imbere cyangwa se bagira intambwe batera. Barangwa no kuba batekereza kuri buri kimwe, barangwa no kuba batekereza icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyabagira akamaro, ndetse bagatekereza no ku bintu bishobora kuba byabangiriza ubuzima. Icya gatatu kiranga abantu bacecetse cyangwa se abantu batavuga ni icyo twita good listening skills, kumva neza abandi bantu. Aba bantu barangwa no kumva neza bagenzi babo, bakarangwa no kubumva mu bitekerezo bafite ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kugira ngo babashe kugira icyo bakora, cyangwa se niba ari ubufasha batanga babashe kuba babutanga. Iki ni ikintu kiranga abantu bahora bacecetse cyangwa se abantu badakunze kuvuga. Icya kane ni ukwihangana no kwifata, icyo twakwita nka self control. Abantu bahora bacecetse barangwa no kwihangana, bamenya kwihanganira ibibazo bigiye bitandukanye, kandi bakamenya kuba bakifata mu gihe biri ngombwa, cyangwa se mu gihe hari ikintu runaka gishobora kuba cyabageraho cyangwa se cyabasha kubagiraho ingaruka, bakabasha kwihangana ndetse bagashobora no kuba bakifata kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. Iki ni ikintu cy'ingenzi mu buzima, kwihangana no kubasha kwifata mu bintu bigiye bitandukanye. Aba rero bahora bacecetse cyangwa se badakunze kuvuga byinshi, usanga icyo kintu kibaranga ari ibintu bakora kandi babikunze. Nta kintu gishobora kubananira kwihanganira, nubwo mu buzima bigoye kuba ibintu byose wabyihanganira, ariko aba bantu bacecetse barangwa no kwihanganira buri kimwe. Icya gatanu, bagira ubwenge bwo gukemura ibibazo, icyo twita problem solving skills. Iki kintu ni ikintu kibaranga cyane. Abantu bahora bacecetse bamenya gukemura ibibazo kubera ko bamenya gushishoza, nk'uko twabibonye. Bamenya gukemura n'ibibazo bagendeye ku bushishozi bwabo, ndetse bakamenya kuba bakumva impande zombi z'abagiranye amakimbirane cyangwa se z'ibibazo runaka, bakabasha kuba babikemura kandi bakabikemura neza. Urumva rero ko abantu bacecetse ntabwo ari uguceceka gusa, ahubwo hari ikintu cy'ingenzi baba bacecekanye ubuhanga budasanzwe bwabafasha kandi bugenda bubafasha no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Gusa nk'uko twabibonye tugitangira, abantu bacecetse bose siko baba bacecekanye ubuhanga. Hari n'ababa bacecetse hari ikibishemo kitari cyiza,
cyangwa se ari ibibazo bashobora kuba bafite bitewe n'aho bari cyangwa se mu byo barimo. Ndagushimiye wowe twabanye kuva tugitangira kugeza ku musozo. Niba wakunze ikiganiro wandike komenti utubwira icyo wakuyemo, kandi ukande subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi ni Marembo TV, njye ni Jean Ndora pe. Tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.